waweza tuma neno la uzima libadilishe. Kuwa 10 Werurwe 2014 nibwo yatangiye gukabya inzozi ubwo yasohoraga indirimbo ye ya mbere akayita number 1. Uri number 1 kuri nyir'ubwenge mbese navuga iki? Uri number 1 yasamye imitima ya benshi kuva kuri number 1 kugeza kuri Nina Siri. Nta wundi nkubwira ni Israel Mbonyi. Hello my people, this is Mbonyi. Ese nibyo koko nyuma His Excellency Paul Kagame, Israel Mbonyi niwe ufite abakunzi benshi? Welcome back. You are still watching RTV News. I am Israel Mbonyi, your guest anchor tonight. Hamwe n'ibindi byinshi bibaza kuri uyu muhanzi nibyo ngiye kukubwira muzingo muri iki kiganiro. Uri kumva kuri microphone Buizy. Hayi ikaze kuri Buizy Entertainement. Kuwa 20 Werurwe 1992 nibwo yabonye izuba muri DRC Congo. Amaze imyaka mike mu muziki, yewe sinamukuru mu myaka nkuko bitekereza bitewe n'ibyo amaze gukora. Gusa ni icyamamare mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu muziki nyarwanda. Navuga ko ari inkingi ya mwamba, ari mu bambere yakugiye akora ibitarakozwe n'abandi mbere ye, ndetse kandi hari uduhigo twinshi yagiye aca ntibugende nkuvira umuzingo muri iki kiganiro. Israel Mbonyi Cyambu wavukiye muri Republic Democratic of Congo kuwa 20 mu kwezi kwa gatatu 1992 nk'uko nahimbaza kubivuga hejuru. Yatangiye kariyeri ye yo kuririmba ubwo yarasoje amashuri ye mu Buhinde, mu mashuri yo mu Buhinde mu bijyanye na farumasi. Gusa yahise ahitamo kariyeri yo kuririmba kuko aribyo yiyumvagamo. Urugendo rwe rwatangiriye ku ndirimbo ya mbere yakoze mu mwaka wa 2014 ayita number 1. Yakundaga umuziki cyane ndetse akajya akoranya abantu benshi harimo n'abanyeshuri biganaga bakajya gucuranga ndetse bakanaririmba. Icyo gihe Mbonyi yakundaga gucuranga gitari, dore ko yafashe n'amasomo ajya kwiga gitari mu buryo burambuye. Mu mwaka wa 2014 yakoze album ye ya mbere ayita number 1. Yariho indirimbo nk'iyo nakubwiye hejuru yitwa number 1 yahereyeho, hariho na yankuyeho urubanza, ku migezi, nzi ibyo nibwira, ku musaraba, ndanyuzwe, hari impamvu, ndetse n'iyo bita agasambi. Nyuma yaho yaje gukurikizaho indi album ayita Intashyo, ndetse nayo yaje gukundwa cyane, ari indirimbo nziza cyane, hariho nk'iyo yitwa Intashyo. Ubwo yari ku gitangazamakuru kimwe muri Kenya cyitwa Afrimedia, yaragize ati muri practice iyi ndirimbo Nina Siri byari bimeze uko. That's the melody I was saying. Niyo melody niyumvagamo neza. Abnibukaga amagambo. I couldn't remember the words. Tubwire ku rugendo rwawe uko waje muri Kenya, nta muntu wari ukuzi. Utubwire nuko byagenze ubu ngubu bakaba bakuzi, Kenya ikabikuzi ubu ngubu. Tubwire uko wanditse iyi ndirimbo, nuko byagenze kugira ngo iyi ndirimbo ibe yoroshye kuba wayumva wayifata. About me having a series, maybe I'm gonna draw something but you will understand. So this is and I told you I'm praying about it and I will do it. Here I am today. On the calling, you be on track. Don't go here and there and say, okay, that's why you were doing that. You say, yes, I was trying to tell you, but you didn't understand. They're very good friends of mine. They are honest with me. Can we leave it maybe next time? I was like, you're right.
mu mateka ya muzika nyarwanda indirimbo slow niyo imaze guca agahigo dore ko imaze kurebwa n'abasaga miliyoni 100 na miliyoni 8,690 barenga. Umuhanzi Meddy yabigezeho nyuma y'imyaka 7 dore ko iyi ndirimbo yasohotse tariki 23 z'ukwezi kwa munani 2017. Impamvu intera kuvuga ko Israel Mbonyi ari we wa mbere akanikurikira mu mateka ya muzika nyarwanda nuko indirimbo ye ni Nasir yasohotse kuri tariki 26 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Indirimbo ye ni Nasir imaze kurebwa n'abantu basaga miliyoni 67,693 barenga. Itandukaniro ririmo uryumve neza mu gihe Meddy yabikoze mu myaka 7, mu gihe Meddy yabikoze mu gihe kingana n'imyaka 7, Israel Mbonyi abikoze mu mwaka umwe gusa. Si ibyo gusa kuko no kuri YouTube akurikirwa n'abantu 1,540,000 mu gihe Meddy we akurikirwa na 1,445,000. Israel Mbonyi ni umusore w'igikundiro kigaragarira amaso ndetse kigaragarira na buri wese, haba mu mivugire ye, haba mu migenzereze ye ndetse no mu miririmbire ye. Ni umusore ufite igikundiro mu buryo butangaje. Aririmba indirimbo ziri mu rurimi rw'Ikinyarwanda ndetse no mu Giswahili. Indimi akunze gukoresha ni Ikinyarwanda, Igiswahili ndetse n'Icyongereza. Afite igikundiro ku buryo butangaje, by'umwihariko aho akunzwe cyane ni muri Kenya, mu Rwanda, muri Tanzania ndetse no muri East Africa muri rusange. Mu mateka ya muzika nyarwanda niyo wakoze ibitarigeze bikorwa na buri umwe wese mu bahanzi babayeho. Iyo wagiye uca uduhigo dutandukanye nk'utwo nagiye mvuga hejuru. Muri muzika nyarwanda haba secular cyangwa se gospel, ibyo byose nakubwiye nta n'umwe urabikora. Reka tugaruke ku buzima bwe bwihariye bwa Israel Mbonyi ndetse n'urugendo rwe rwa muzika uko yarutangiye. Mbere na mbere numvaga nabanza kujya kwiga umuziki, ariko icyo Imana yakuvuzeho koko ntaho kijya. Ariko ku munsi wa nyuma nsoje kwiga, Imana yarambwiye ngo ntaho ujya, ahubwo irambwira iti ndakohereza ahandi hantu ujye kwiga kuri njyewe. Nagiye kwiga mu Buhinde, njya kwiga ibya farumasi. Ari iki gitangaje, ntabwo nigeze mbikunda na rimwe. Nahise nibaza ubuse koko ninjye uri muri ibi bintu. Ariko igitangaje, nagezeyo mpurira n'abagenzi banjye bafite umuhamagaro mu by'Imana, bafite umuhamagaro, bafite umwuka wera muri bo. Uko niko nakuze mu by'umwuka. Ubukristo bwanjye bwakuze muri iyo myaka 4 namaze mu Buhinde, kuko nize ku Mana, niga kuri buri kimwe, ariko sinigeze niga ku nsengero, sinigeze niga ku bishingiye ku nsengero. Mbere nari mu nsengero ariko ntari mu by'Imana. Niyo mpamvu iby'isengero byagiye hanze, iby'Imana bikanzamo. Uko niko ninjiye mu kuramya Imana. Hari hagezweho abahanzi batandukanye, Theo Uwiringiye Imana, Liliane Kabaganza, Aline Gahongayire ndetse n'abandi. Gusa ntibyamubujije gukora, yarakoze ndetse mu gihe kitari gito na message yari iri mu bihangano byatangaga itandukanye n'izabo ngabo bakoraga bimwe. Niyo byatumye yigarura imitima ya benshi, birenga mu Rwanda bifata intera bigera no ku isi hose. Israel Mbonyi udakunda kuvuga ku bijyanye na famiye ye, gusa icyo akunda kuvuga cyo nuko avukira ahitwa Imurenge, aho ngaho ni muri Kongo. Israel Mbonyi ku bijyanye n'urukundo aradutangariza ibijyanye Israel Mbonyi ku bijyanye n'urukundo ntarashyira ahagaragara niba afite umukunzi koko. Bivuze ko Israel Mbonyi kugeza amagingo ya ari single. Israel Mbonyi yakoranye n'abahanzi benshi cyane batandukanye, harimo nka Adrien Misigaro,
James na Daniela, Aime Uwimana, King James ndetse n'abandi. Yakoranye n'amakorali nka True Promises, Oasis Worship ndetse n'abandi nakubwiye muri aka kanya. Niba ugikomeje kubana nanjye uri umuntu w'agaciro. Ngiye gutegura nkanakugezaho iki cyegeranyo, nitwa Buizy. Twakoze kubana nanjye rero hano kuri Buizy Entertainement. Niba ari ubwa mbere wageze, wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze tubane umunsi ku munsi mu byegeranyo tuzagenda tukugezaho ko Imana dushoboje. Amahoro y'Imana abe kuri mwe. Ciao ciao. Kutakuwa na mito na sitaweza kuvuka. Beside that, I'm just Mbonyi. There's nothing much. You're not coming to see someone very special. I want you to come expecting to see God's move, and I know that's the only thing you're bringing. You're bringing God. You're bringing not just this. I love this word so much because wakati wa Mungu, I don't know if I'm translating it very well, but looking around, say igihe cy'Imana. It means time of God, right? The right time of God. So this is it. This is it. Come and experience wakati wa Mungu, and I'm pretty sure you're not going back home the way you can. It's going to be amazing and special. And now they call it double impact. I can't. Okay. Yes. Wema wako unisindikize hadi